Inkuru nziza y'urukundo y'umuhungu witwa Johnson wakunze umukobwa we wakoraga iwabo mu rugo, ni umukozi wo mu rugo. Ubwo rero Johnson yari umuhungu w'umukire kandi akomoka mu bakire. Johnson yari ari kwiga amashuri ye yisumbuye ageze mu wa gatanu, kandi Johnson yari umuhanga ku rwego rwo hejuru kubera ko iyo atabaga uwa mbere yaratahaga akarira agahozwa n'uyu mukobwa kubera ko nibo bonyine babaga bari kumwe mu rugo. Abandi bose bavukana na Johnson bari barashatse abagabo kubera ko avuka mu bakobwa babiri, akaba ari umuhungu, bakaba umuryango w'abana batatu na mama we ndetse na papa we bahora ku kazi kubera ko bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Johnson umuntu wenyine yatahaga akabwira ibibazo bye yari umukozi w'iwabo kubera ko ari we bahuraga cyane. Uwo mukozi nk'uko nabibabwiye yitwaga Olga. Buri uko Johnson yatahaga avuye kwiga muri Amerika, kubera ko uyu Johnson yari umuhanga, igihe byabaga byanze ntagire amanota ashaka yarazaga akarira cyane akababara, agashaka uwo yatura ibye akamubura kubera ko inshuti ze cyane cyane iz'abakobwa wasangaga zimubwira gusohoka ko bakwifotozanya, ko yaziha ibyo yaziguriye bamutumye, ugasanga ntabwo bitaye ku bibazo bye, ntabwo bitaye ku masomo ye, ahubwo bitaye ko avuye muri Amerika bamutegerejeho impano n'ibindi. Mu gihe Olga we yabaga ababajwe n'uko Johnson yatsinzwe cyangwa se atageze amanota yifuzaga, akamukomeza akamubwira ko buri kintu cyose kibaho kitaburamo aho umuntu agira imbaraga nke, akamubwira ko buri gihe kugira ngo uzasimbuke ugere kure bisaba kubanza ugasubira inyuma ugashaka umuvuduko, akamubwira ko gutsindwa no gutsinda byose biba biri imbere y'umuntu uhanganye, bityo ariyo mpamvu rimwe uzatsinda ejo ugatsindwa, kandi gutsinda buri gihe biba bigishoboka mu gihe utacitse intege kubera ko watsinzwe. Ntabwo wakwishimira gutsinda igihe utari watsindwa, kuko utari waca mu kababaro k'umuntu watsinzwe ntabwo wamenya ukuntu gutsinda biryoha. Ayo ni amagambo Olga yagendaga abwira Johnson yabonye inshuti mu by'ukuri itamutegerejeho amafaranga, itamutegerejeho ifoto, ahubwo mu buzima bwe ari we muntu yumva yabwira ibibazo bye byose. Johnson buri uko atashe yazaga akazanira impano zigiye zitandukanye Olga, gusa Olga akamubwira ati, Johnson ndabizi pe urankunda, gusa kuba uza tukaganira kandi ubona ndi umukozi w'iwabo mu rugo, iwanyu mu rugo, ni iby'agaciro, njye mbiha agaciro gakomeye. Ibyo kunzanira impano n'ibindi byose ntabwo byaba ari byo, hato ba mama wawe cyangwa se ababyeyi bawe batazakeka ikindi kintu. Johnson akamubwira ati, ntabwo ibyo ngibyo ngiye mbireberaho, ntabwo ari byo genderaho, ababyeyi ntabwo aribo bamitiramo inshuti. Yego koko impano nakabaye nzihereza abakire, abantu ba mama bashaka ko ngendana nabo, ababyeyi banjye baba bashaka ko ngendana n'abakire, kandi abo bakire uba usanga bansaba ibintu byinshi gusa. Nta n'umwe ureba ko natsinzwe, nta bose baba bashaka kugira ngo twifotozanye tugende dusohoke batakazeho ibintu gusa. Ariko ni wowe nza nkabwira ibintu byanjye, ni wowe ubona ko nje mbabaye, ni wowe utashe ubona ko natashe rwose mfite agahinda, ni wowe ntura ibibazo byanjye. Rero ujye ureka nguhereze impano kubera ko uba uzikwiye. Bisa nkaho ari wowe umubyeyi wanjye, kuko ababyeyi banjye nta nsanga baragiye muri business. So ubwo rero ugomba kujya wemera impano nguha kubera ko nzi guha nta kindi kintu ngamije, ni umutima mwiza. Akazakira ariko ubona ko Olga impano atari cyo kintu cy'ingenzi ashaka. Johnson akagenda aganira na Olga, biza kurangira Johnson arangije amashuri ye yisumbuye afite amanota meza, ndetse mu gihe yari hafi kwiga kaminuza Johnson yatangiye umushinga we yari yaragiriwe inama na Olga ko narangiza amashuri ashobora kuzafata
zimwe mu nzu zabo ziri ku muhanda agatangira ubucuruzi, yarangiza nawe akiteza imbere akabona kujya kwiga kaminuza. Ibyo bintu Johnson yarabyumvishe yumva ni inama nziza. Arangije amashuri yisumbuye yatangiye gucuruza imyenda. Ubucuruzi bw'imyenda buza kumuhira, atangira kubona ifaranga. Johnson bigeze aho yifuje gushaka umugore babana cyangwa se umukunzi yazagira umugore baba bari mu rukundo. Johnson yaratekereje abona mu bantu bose yahuye nabo, haba mu mahanga haba mu Rwanda, abantu bose mu nshuti ze zose, mu bakire bagendana ba mama we cyangwa se ababyeyi be bamwifuriza ko yaba ari kumwe nabo, abona mu bose nta numwe wigeze umwitaho, nta numwe wamugiriye inama nzima zimwubaka usibye kuba baramumazeho ibintu bye. Abona umuntu umwe wamwitayeho kuva babonana, kuva umunsi wa mbere babonana, umuntu ubabazwa n'ibibazo bye nta wundi ni Olga. Reka Johnson rero azajye kubwira Olga ko amukunda. Ariko umunsi wo ku cyumweru ababyeyi ba Johnson bagiye kuryoshya kubera ko baba bakora, ariko ku cyumweru bagafata umunsi umwe bakajya kuruhuka. Johnson asigarana na Olga mu rugo. Johnson yabajijwe na Olga impamvu atari ku kazi kandi imyenda bacuruza buri munsi. Johnson aragira ati, nifuje ko tuganira kandi ikintu ngiye gusaba unyemerere rwose, ukinyemerere kuko urabona ko maze gukura kandi nkeneye umukunzi. Maze Olga aramubaza ati, urashaka nkugire inama se y'umukobwa wahitamo? Oya, ntabwo ari byo nshaka, ahubwo ndashaka kukugezaho ubusabe bwanjye, itonde nkubwire. Gusa nuko ndi kumva nyine ibintu nshaka kukubwira nyine ushobora kutabyumva neza. Ibi ugiye kumbwira, oya ndagira ngo nkubwire ko urebye nyine kubera ko dusanzwe tubana hano mu rugo, nyine ibintu nshaka kukubwira, ndashaka kukubwira ko na ariko byumve, mbabarira ubyumve rwose. Ndashaka kukubwira ko nagukunze Olga. Mu by'ukuri mu bantu bose twahuye, mu inshuti zose nagize, ni wowe rwose numvishe ari wo muntu twakundana, ukajya ugira inama byazaba ngombwa tukibanira. Olga yarirebye, arangije atakaza amarira, arangije avuga ijambo rikomeye aribwira Johnson. Johnson, wibabaza umutima wawe rwose, njyewe urabona ndi umukozi w'iwanyu, kandi usibye no kuba njyewe ubwanjye nabyemera, uri umusore mwiza, nta muntu wakwanga. Gusa nanone njyewe ntabwo ndi amahitamo yawe pe, kubera ko naho weho wabikunda ababyeyi bo ntibabyemera, kuko rwose ntabwo wakundana n'umukozi wo mu rugo iwanyu ngo bishoboke. Yego wenda pe ukeneye umuntu uzakubwira uko witwara, umuntu uzaguhereza inama mu buzima, ndabyumva pe, ugomba guhitamo, ariko nyine ntabwo byashoboka. Ntabwo ari ukukwanga pe, gusa ntabwo byashoboka kubera ko ababyeyi bawe ntabwo babikunda, kandi ntabwo niteguye guhangana rwose n'ababyeyi bawe, ntabwo niteguye intambara. Yego wenda ntabwo twabanye ngo wenda babone ko nkora neza cyangwa se hari ibindi bintu ntubahiriza ngo dushwane, ariko nizeye ko tutabanye nabi ni n'ababyeyi bawe. Rero ikiruta twabana nk'inshuti, ababyeyi bawe nabo tukabana nk'uko byari bisanzwe, ubundi tugakomezanya, ukareba undi mukobwa mwiza nawe wakwikundira. Johnson yumvisha ayo magambo aramubwira ati, rwose utamakanira Olga, yabizi neza niwo mukobwa wenyine nkunda, nta wundi nakwabaye mbwira ibi bintu, nta wundi nakunda nyuma yawe. Kuba uri umukozi wo mu rugo ntabwo bikwiye ko uri umuntu wo gukundwa, kandi nagukunze. Hari abantu benshi bibwira ko gukunda umuntu nkawe rwose ari ikibazo, harimo n'ababyeyi banjye wenda, gusa njye ntabwo nitaye kuri buri umwe, ntabwo nitaye ku
ku babyeyi, ntabwo nitaye ku nshuti, ntabwo nitaye ku ngewe ikizima nuko ari ngewe wagukunda. Ubwo rero unyemereye urukundo ntabwo nta cyatuma ntagukunda. Kabone nubwo batashigikira mu rugo, ngewe nakwihangana gakora buri kimwe tukazabana, kandi niyo banyima ibintu byabo twazashakisha. uri umukobwa uzi kwihangana ugashakisha, kandi nanjye hari bikeya mfite byazadutunga. Oruga ubwo ngubwo amubwira ko azamusubiza kuwa gatandatu w'icyumweru kindi kizakurikiraho, agiye kuba arabitekerezaho. Oruga aragenda amara igihe abitekerezaho, agenda abaza umutima we, ese ibi bintu bizakunda? Ese ababyeyi be bazamfata bate? Ese niteguye guhangana? Kuwa gatandatu hageze, Johnson agaruka kuza kureba Oruga, ndetse Oruga amuha igisubizo yuko yabyemeye. Johnson arishima cyane, aravuga ati ubu ngubu niteguye kurwana intambara yose. Ibyo ari byo byose, uwo ari we wese washaka kwitambika hagati yanjye nawe, niteguye kumurwanya. Ngiye kuzakwereka ababyeyi banjye ku cyumweru kizakurikiraho, babwire ko ari weho umukobwa nkunda, kandi niteguye ko tuzabana. Babyemera batabyemera, tuzabana. Johnson ategura kuzabwira ababyeyi be ko akunda Oruga mu cyumweru kizakurikiraho. Ese ababyeyi be bazabyemera? Wakoze kubana nanjye. Ushaka kumva iyi nkuru yose ukayirangiza, iyi channel iri gucaho kuri YouTube bayita The Brown 250, cyangwa se ukagenda kuri TikTok ukandikaho The Brown 250, nabwo wabona iyi nkuru. Igice cya kabiri kizanyura kuri YouTube nababwiye yitwa The Brown 250. Abantu mwakoze like, abagiye muri comment muvuga ko iyi nkuru ari nziza ku gice cyayo cya mbere, reka tuzahure mu gice cyayo cya kabiri. Rero duhuriye kuri YouTube yitwa The Brown 250, maze dukomeze iyi nkuru ya Johnson ndetse na Oruga. Nge mwabanye nitwa The Brown, nishimiye gukomezanya namwe iyi nkuru bita Uwo Nkunda igice